mu gihe Burundi bukomeje gusaba abasirikare babwo bafatiwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Uvira ubwo M23 yafataga umujyi wa Uvira mu ijoro ryo ku itariki ya 9 bidasubirwaho Burundi noneho abasirikare babo basigaye bihishe mu misozi miremire basubukuye ibitero ku banyamurenge byifashe bite reka tugaruke kuri inkuru yose uko yakabaye umutwe wa AFC M23 watangaje ko hari abasirikare b'abarundi bakishe mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse bakaba bubuye ibitero ku banyekongo mu bwoko bw'abatutsi batuye mu gace ka Minembwe. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kane yavuze ko mu gihe abasirikare benshi b'abarundi bamaze gusubira mu gihugu cyabo imwe mu mitwe y'izo ngabo zo mu mahanga yihishe mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse ikomeje kwanga kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo habayeho kuzisaba kenshi kubikora kubw'inyungu yo kugarura amahoro mu karere. Kanyuka yavuze ko guhera mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 11 Ukuboza 2025 ingabo z'u Burundi zahisemo kwihisha muri Kivu y'Amajyepfo zasubukuye imirwano ati mu buryo bw'agashinyaguro n'ubugome bukabije ibitero by'ubwicanyi byibasiye abaturage b'abatutsi b'abanyamurenge bo muri Minembwe. Ni mu bitero byagabwe hakoreshejwe imbunda ziremereye bitana abaturage benshi b'inzirakarengane abagore n'abana ndetse bituma ako gace kagwa mu bibazo bikomeye by'ubutabazi bwihuse. AFC M23 yaboneyeho kwamagana biriya bitero by'ubugizi bwa nabi yashimangiye ko bigamije kurimbura abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere yo kwibutsa ko kurengera abasivile ari ihame ry'ibanze kandi ritavogerwa kandi ko igitero cyose kigamije kugira nabi abaturage b'inzirakarengane kigize kwica amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi. Uyu mutwe washimangiye ko utazahwema kurengera no kurwanira inyungu z'abaturage b'abasivile ndetse no gushakira hamwe amahoro arambye uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wongeye kandi gusaba leta y'u Burundi gucyura ryako kanya ingabo zabwo zose zifite imyitwarire yikandamiza zikiri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gira ngo rero guko mu byiyumvira nyuma yaho twagarutse ku makuru y'abayobozi bane bavuye mu gihugu cy'u Burundi bakaza kuganira n'abayobozi ba AFC M23 kugira ngo M23 ibaha inzira y'abasirikare bihishe mu misozi babe bataha ndetse M23 ibe yarekura abasirikare yafatiye ku rugamba ejo bundi ubwo yafataga umujyi wa Uvira. Abasirikare rero bahungiye mu misozi bakaba batangiye kwica abaturage n'ubundi wa muco w'abasoda b'u Burundi bakomeje kugaragaza mu mezi menshi ashize mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu ijambo yagejeje ku bari bakurikiye ikiganiro wari umuhango wo kurahiriza abayobozi bashya bari barashyizweho. Perezida Paul Kagame yagarutse ku ngabo z'u Burundi ku myitwarire y'ingabo z'u Burundi avuga ko Uburundi bwakomeje kwica abaturage bo muri Minembwe. Ibyo yabivuze anashingiye ku kiganiro yagiranye na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo ingabo za EAC zavaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirukanwe niko twabyita manda yabo yari irangiye ariko banze kubongerera manda. Icyo gihe abasirikare b'u Burundi bagumye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva icyo gihe kugeza uyu munsi bakaba bakomeje kwica abaturage b'inzirakarengane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kandi akaba yanavuze ku bijyanye n'abasirikare by'umwihariko abasirikare b'u Burundi barashe ibisasu muri Kamanyora ukamanuka Ruvungi Sange ukomeza ugera Uvira. Ibyo byose bigize ikiganiro gikomeye cyane Perezida Paul Kagame yavuzemo ibya Perezida w'u Burundi. Reka tubagezeho aka gace mwongere mukumve neza aho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabwiraga Sebarundi amakosa ye ndetse n'ubugwari bwe. Baradusaba ngo dukoreshe ubushobozi bwacu dusabe bariya bari bagiye za Walikale n'iki bahave noneho bahereho bashaka uburyo
bwo kumvikanisha abantu ngo twinginga bahafashe barwana hariya hakurya FCM 23 barahava basubira inyuma. Bakimara kuhava batyo ingabo z'abanyekongo ziraza zirahinjira zirahafata. So tukabwira izi nshuti zacu badusabaga ngo tugire intervention, kabiri tusubu muzongera kutubwira ngo dufashe tubikore kandi haba ibintu nk'ibi ngibi bijyaho nanone urujya n'uruza biganira bati tuzabwira bariya tukavuga ariko barahera aha barakomeza barwana n'abo twabwiye ngo basubire inyuma. Ibyo byabuze uko birangira biba uko byahindutse nyine gutyo. None n'uyu munsi rero kuba ibintu byabaye mbere y'uko tujya gusinya amasezerano na nyuma yaho bigakomeza bikavamo ibyabaye muri Uvira n'ibihumbi by'abarundi bari muri Uvira, bari muri ibyo bice bya za Minembwe, bagiye za Karemi, bagiye za Kindu, bagiye Warikare, bagiye za Kisangani, bafite ibihumbi birenga 20 by'abasirikare. Ukibaza ariko abarundi bangana batya, izi ngabo z'abarundi zingana zitya zagiye muri Kongo, hari chaos iriho, bariho barashaka kwica abantu muri za Minembwe, nako barabishe birirwa bababombinga na za tirare na drones n'ibintu byose. Aba bantu ku isi birirwa bavuga babaye, erega abantu baratakambye habura batabara. Ejo bundi izi ntambara zivuyemo ibyo navugaga muri za Uvira, intambara irahaguruka y'amahanga ngo n'u Rwanda. Ubu u Rwanda tugomba kuba twikoreye uwo muzigo w'ibyo bibazo bibera muri Kongo. Ibibazo byacu biri muri Kongo. FDLR n'abandi babanje kuvuga FDLR ntibaho, FDLR ni bake, ariko mwari mwagera muri ntabwo muzi mutoba hafa, muzagiye murebe interahamwe bahoze n'abasirikare ba kera, kuko baratubwiraga ngo interahamwe ngo zagiye ngo ntabwo zikiriho, ngo hasigaye hariho abana babo. None se anyway, ubwo ntabwo numva neza ikibazo tugomba kwikorera, ariko nibura habura n'uvuga ati reka ntibikoreze bombi. Abantu basinye amasezerano ni babiri, ariko umuzigo ugomba kwikorerwa n'umwe. Ushaka gushyira mu gaciro we nibura uwo muzigo ntuwikoreza abo bombi uko ari babiri. Niba umwe waba umubeshyera umushyiraho ibitari ibye. Ariko nuko bimeze rero, n'ubu biracyari urujya n'uruza, ntabwo birasobanuka, ariko biracyakomeza. Ariko imijugujugu, threats, ibintu byose bivuga ko u Rwanda bagiye kurufata bakarusibanganya ntibigira umubare. Buri munsi ntabwo nsinzira, mpamagara telefone iraje buri kanya, hano bukira ahandi bukaba burakeye, nkakomeza ku kibazo buri muntu wese azi, buri muntu wese arakizi. Ariko u Rwanda rugomba kwikorera
umuzigo. Ariko rero kwikorera umuzigo byo tuzawikorera, ntabwo twabigira, ariko hari uguhitamo, aho umuntu agera agahitamo. Niyo byombi byaba biri mu rupfu, ushobora no guhitamo uko wapfa. Ariko ibyo bakora, abo babikora, abo bose birirwa bavuga n'ibitari byo, niba bashaka amahoro cyangwa bashaka igisubizo cy'ibibazo dufite muri aka karere, iyo ukoze ibitari byo ntabwo bikemura ikibazo, ahubwo bizana ibindi bibazo byiyongereye kuri ibyo bya mbere utakemuye. Icyo uvanamo gusa, nta kindi. Ariko njye nagira ngo turi mu nzira ishaka gukemura ibibazo, kandi ntabwo wakemura ibibazo by'umwe ngo iby'undi ntubikemure, ahubwo undi ukamwikoreza ibibazo by'uwo nguwo washatse kubera ku bye. Erega u Rwanda rwo ntabwo abantu baruremye, ntabwo u Rwanda rwaremwe n'abantu. Urwaremye u Rwanda, icyaremye u Rwanda nicyo cyaremye isi yose. Ntabwo icyaremye isi yose cyageze aho ngo gifate abantu bamwe ngo kibabwire ngo nimujye kuturemera u Rwanda. Oya, natwe turashaka kuba baremwe na cya kindi cyaremye isi yose. Ntabwo byakunda. Ariko hejuru ya byose turashaka amahoro, turifuza amahoro, tuzayaharanira. Kandi ushaka amahoro yitegura n'ibindi bitari amahoro. Ni uguhora yitegura bitari amahoro. Iyo byaje atari byo washakaga, wabigenza ute? Ushyiraho uburyo wahangana nabyo kugeza igihe amahoro azabonekera. Ariko buri muntu wese ufite umugabane we w'ibibazo agomba gusubiza. Ari DRC ifite umugabane wayo w'ibibazo bagomba gusubiza, ari u Burundi bufite umugabane wabo bagomba gusubiza, natwe ubwacu tuzajya tubazwa umugabane w'ibibazo byacu tugomba gusubiza, ntitukabazwe umugabane w'abandi ibyo bagomba gusubiza. Muri make rero nagira ngo ndangirize aha, ariko nagira ngo mbifurize kurangiza uyu mwaka neza no kuzatangira umushya neza. Dukomeze no muri ibyo bibazo byose tuzageraho tubona amahoro.